hatari, hauna shwa mshere, bomola tu. Sheria ni sheria, bomola tu mtamu. Sheria iko nguvu sana. Bashefu Chilombo bana kibomola huko. Ni hatari sana. Bashefu wanasema sema kimbia na jeshi yake na waacha hapa. Si watu yake ndio walikuwa wanawaangusha hapa, wanawaua, wanawanyang'anya, Nimwaramutse abanini mwiriwe bivanye naho abantu bari ku migabane itandukanye tubahaye tubifurije kugira icumweru ciza ndetse n'abatarakigeramo nabo tubifurije kukigeramo amahoro. Ni mu minsi abantu dukomeje kwifurizanya isoza ry'umwaka ndetse n'iminsi mikuru ya Noheli. Rero tudatinze reka tuvuge ku tuvideo twacicikanye ku munsi w'ejo ubwo muri uyu mujyi uherutse gufatwa n'ihuriro rya FC M23 MRDP twirwaneho umujyi wa Uvira rero ubarizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba mu dushya twinshi ni nyuma yaho icyumbano cha Perezida wa Republika Felix Antoine Tshisekedi cabomorwaga ku itegeko ry'umushefu wahaye urubyiruko cyangwa se bamwe mu bagabo ababwira ko adashaka ko icyo kibumbano gikomeza kuba muri uwo mujyi ati kuko kidakwiriye kuba muri uwo mujyi ati ingabo ziwe bari basanzwe babarizwa muri uwo mujyi wa Uvira barahunze bata abaturage rero nta n'impamvu yuko kigomba kuba ahangaha ati se ntabwo mubizi ko izi ngabo ze cyangwa se bano bantu be aribo batezaga umutekano muke muri uyu mujyi bakirwa barasa amasasu bidafite gahunda bica abantu banyaga abantu ibyabo bambura abantu ibyabo ati rero nta mpamvu yuko kino gishushanyo kigomba kubaha muri uyu mujyi ati cyongeyeho kandi niba bishaka iki gishushanyo azakijyana iwabo Kasai. Rero akomeza ashimira abo bantu kubwo kumwumvira no kumvira itegeko yasize abahaye. Rero muri uyu mujyi tudatinze kandi ejo habaye umuganda rusange cyangwa se ico bita sarongo ikaba yaragenze neza abantu hakomeje gutangira kumva cyangwa se kubyishiramo nk'inshingano zabo bategerezwa gukora batazihatiwe. Ejo rero sarongo ikaba yarabaye muri uyu mujyi wa Uvira kandi ibintu bikaba bimaze kumera neza umutekano urahari abantu bameze neza urebye abantu baracangamutse nta kavuyo kagihari nta bazalendo babatoteza nta mutekano muke abafite baracuruza abatwara mu moto baratwara amamodoka transport yakorwa neza mu byukuri nta mabariyeri bagifite ya hato na hato cyangwa se menshi mu mihanda abasaba cyangwa se abanyaga ibyabo. Rero uyu mujyi kimwe n'indi mijyi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ukaba ukomeje kugenda umera neza umutekano urushaho kugenda ugaruka ibintu bigenda bicayuka abacuruza activite zose zikorwa nk'uko mu yindi mijyi nka Goma na Bukavu ibintu bimeze cyangwa se byifashe. Reka tubifurize kugira icumweru ciza. Iyi ni Kabara TV 1.